Nshuti bakunze Umwete TV twongeye kubaha ikaze kuri channel yanyu mukunda muri benshi cyane. Uyu munsi ku cyumweru mu gitondo saa 11 tumanutse mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Munyiginya. Turi mu muhanda aho hari gukorerwa siporo. Ese tuhageze turabona hari abantu bagereranyije. Dusanzwe tuzi ko igikorwa cya siporo rusange cyangwa se icyo tuzi nka car free day isanzwe ikunda kuba kenshi mu mijyi, ahantu hakunda kuba hari kaburimbo. Ese mu cyaro ho biba bimeze bite? Mu mihanda y'igitaka ho biba bimeze bite? Reka dukorane urugendo tubanze tuganirize twumve se mu cyaro siporo bayakira bate, bayifata bate, cyane ko akenshi bavuga ko siporo zikorwa n'abantu bafite ibyo bagabanya, bafite ibiro, bafite akazi ko mu biro. Ese umuntu waramukira ku isuka ukora imirimo ikomeye cyangwa se ivunanye we akora siporo ngo bigende bite? Reka tuganirize bamwe muri bo, tubegere tubaganirize twumve icyo babitekerezaho. Mukomeze kugenda natwe, hanyuma nitumara kuganiriza bamwe muri bo bitabiriye siporo turaza gukomeza tubereka uko siporo ziri gukomeza zigenda. Murakoze. Waramutse neza wa mugabo we? Waramutse neza. Watangiye utubwira amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Niyibizi David, nkaba ndi umuturage wa hano mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Munyiginya, akagari ka Nyarubuye. Yego, tugusanze hano ku kibuga nk'abandi bose. Abandi batubwiye ko abantu bakunda gukora siporo atari abantu bahaze gusa, ari abantu bakeneye kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza. Ese wowe siporo uyifata ute? Yego nibyo urakoze. Hano muri Nyarubuye siporo tumaze kwigira umuco, ko twagiye tuyikangurirwa kandi tugenda twigishwa akamaro ka siporo muri rusange. Tuba twumva no mu gihe tumaze tuyikora hari impinduka dufite muri twe. Yego, niki wabwira abagabo kuri uyu munsi kugira ngo babashe kurushaho kwitabira siporo, kuko nyibona ubwitabire bw'abagabo bukiri bukeya? Urakoze. Wenda uvuze ku ruhare rw'abagabo ariko n'abagore ntabwo turaba rwinshi ku rwego rushimishije. Muri rusange ndakangurira abantu bose, abaturage bose, ntabwo siporo ari iz'abantu bamwe cyangwa se ngo ni iz'abandi. Muri rusange siporo dukwiye kuzikora twese ko ari ingirakamaro. Yego, murakoze cyane David. Murakoze namwe. Waramutse neza wa mukobwa we? Amazina yawe? Mfurasi Anita. Tugusanze nawe kuri iki kibuga cy'umupira cya Nyarabuye, mwari mwaje muri siporo. Ese wowe siporo nk'umukobwa cyangwa se umwari washishikariza iki cyangwa se wabwira iki abakobwa badakunda kwitabira siporo? Nabakangurira kwitabira siporo kuko siporo ari ingirakamaro. Siporo ni ingirakamaro koko. Ese abantu bavuga ngo siporo ikora abantu bahaze cyangwa se ikora abantu bafite ibyo bagabanya, wowe byumva ute? Nabamenyesha ko ibyo myumvire yabo atari yo. Siporo ntabwo ari iy'abantu bahaze, siporo ni ukugira ngo umubiri umere neza. Siporo niyo kugira ngo umubiri umere neza. Ubwo rero murakoze cyane. Sinzi nimba hari ikindi wabwira abakobwa nk'ubutumwa bagenera kuri uyu munsi wa siporo muri rusange. Ubutumwa naha buri mukobwa wese wo mu karere ka Rwamagana cyo mu murenge wa Munyiginya, nuko namukangurira kwitabira siporo kuko siporo ituma umubiri umera neza, ikarinda ndetse n'indwara z'umubiri. Murakoze cyane. Sawa, mugire umunsi mwiza. Waramutse neza wa mugabo we? Watangiye twibwira. Tugusanze hano muri siporo, hanyuma tugakomeza tuganira. Nitwa Bankundeye Timote, nkaba ntuye mu karere ka Rwamagana, umurenge Munyiginya, umudugudu akagari Nkomangwa, umudugudu bwa Mirenge. Yego, murakoze. Wenda tubasanze hano ku kibuga cya Nyarabuye, mwari mwaje muri siporo. Ese ko nabonye ubwitabire bukiri bukeya, ni ukubera iki? Ntabwo ari ikibazo cy'ubwitabire buke, abantu batinye n'izuba. Izuba rimeze nabi, bageragezaga ariko izuba ryabakanze. Yego, niki wabwira abantu batari kwitabira siporo bavuga ngo siporo ni iy'abantu bahaze, ni iy'abantu bafite ibiro? Ese wowe siporo yumva ute kuba uyikora? Ni iy'abantu koko bafite ibyo bagabanya cyangwa se bahaze? Oya, iyo ni imyumvire y'icyaro, imyumvire ku muntu ku giti cye. Siporo ni nziza, uwo zagiriye akamaro arabizi, ariko abantu bose baza muri siporo kuko ni nziza. Murakoze cyane Timote. Ngayo nguko rero nk'uko mwabyumviye, bamwe muri bo batubwiye ko siporo ari ingirakamaro ku bantu bose, kuko siporo ari ubuzima. Siporo ni byose, nta kintu wageraho kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza. Uba ugomba gukora siporo kugira ngo uzanasaze neza, umubiri wawe
kugira ngo ukomeze ukore neza ndetse n'ibindi bice by'umubiri bikore neza, ni uko ugomba kuba wakoze siporo. Siporo rero batubwiye ko umuntu wese, abagore, abana, nta kigero na kimwe kitagenewe siporo kugira ngo turusheho kubaka u Rwanda twifuza ndetse tunubaka igihugu cyacu tumeze neza, dufite ubuzima buzira umuze. Reka rero dukomeze tubashishikarize gukora subscribe kuri iyi channel yitwa Umwete TV ku batarayikora, aho abayikoze mukomeze gusharinga iki kiganiro ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi n'abandi bibashe kubageraho. Reka rero dukomeze kubabwira ngo mukomeze mukurikirane izi siporo kandi namwe mukomeze kugira impera z'ukwezi kwa 9, kwa 10 twinjira mu kwezi kwa 11 nziza, mukomeze kugira ibihe byiza n'icyumweru cyiza. Murakoze, ciao ciao. Jye yari Muhoza Jean Paul.